ariko nkuzaniye amakuru, nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ndagira ngo wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye, wongere ugirire Yesu icyizere, kuko uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari. Ntabwo asaza ngo yitwaze akabando, ntabwo avuga amasigara byicaro. Reka mbabwire, Yesu ntabwo anegurizwa izuru, Yesu ntabwo areba akavukire, Yesu ntabwo areba aho umuntu akomoka, Yesu ntabwo yitaye ku gihe umaze mu burwayi. Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe, kandi Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Yesu aracyakora. Ndagira ngo wowe unteze amatwi, nubwo ufite ibintu bikugarije, ntutakaze umuhate wo kuza aho Yesu ari. Mbibutse ko mushobora gusenga muri abantu 10 ukabyigana ugakora kuri Yesu, Yesu akagusubiza mbere ya ba bantu mwasenganye. Murakaza neza ku Gushima TV, tubahaye ikaze mwese abadahwema kutugaragariza ko mudukurikiranye. Imana ibahe umugisha aho muherereye mu mpande enye z'isi, mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Congo, muri Afurika y'Epfo, muri Australia, muri Amerika, mu Bufaransa, mu mfuruka enye z'isi n'ahandi ntavuze. Imana data ibahe umugisha. Umuririmbyi wa 16 aherutse kuririmba, aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, amena. Aravuga ngo ribamara umubabaro rikabatinyura. Yaravuze ngo umutima ukomeretse iryo zina niryo riwukiza, ndetse n'ushonje rirawuhaza. Ageze hepfo aravuga ngo niryo ngabo yacu nziza ihora idukingira, amena. Ni urutare twubakaho, ni inzu yacu itagwa. Ndagira ngo rero mbibutse ko dufite Kristo, kandi yarabambwe turabamburwa. Ni umwami w'abami, mu bami ni umwami w'abami, mu biti ni igiti cy'inganzamarumbo, mu mabuye ni ibuye rizima ryanzwe n'abantu ku Mana, riratoranwa rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Uyu munsi ushobora kuba udafite ibyiringiro, ariko ndagira ngo nkubwire ko we ubwe n'uwo kwizerwa, ni umucyo w'isi, ni umucyo w'abamwizera, ni umucyo w'abamwiringira, ni umucyo wabo yacunguye. Kristo ni umucyo, kandi ariho kugira ngo atumurikire. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, dutangire dusenga. Ndumva nkurarikiye kuza gusengana nanjye, tugasenga, kuko iyo dusenga irumva, iyo dusenga irareba, iyo dusenga irakora, iyo dusenga ni inyembaraga, iyo dusenga ni inyamaboko, iyo dusenga ntabwo yitabaza imiryango mpuzamahanga iyo ije gukora, iyo dusenga ntitwirengagiza, iyo dusenga ntishyirwaho n'amatora, irihagije kandi ifite ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye Mwami Imana Nyiringabo, tugushimiye amaboko yawe, ya yandi warambuye ku musaraba ku giti, ukirehereza amahanga y'abari mu isi, ukavuga ngo abantu barushe kandi baremerewe nibagusanga ubaruhure, kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Amaboko yawe rero niyo yadusayuye mu isayo y'ibyaha, amaboko yawe niyo yatewemo imisumari, amaboko yawe niyo ahoza abarira, amaboko yawe niyo akiza abarwayi, amaboko yawe abohora imbohe, amaboko yawe azura abapfuye, amaboko yawe akora ibintu bikomeye kandi bitangaje, amaboko yawe arera imfubyi zigakura, amaboko yawe yunamura abari bahetamishijwe n'ibyaha. Amen. Amaboko yawe ni maremare, amaboko yawe ni magari. Nejejwe n'Imana muri iki gitondo, nejejwe n'Imana kuri aya manywa. Mwene data byutsemo muri iki gitondo, byutsemo, nejejwe n'Imana kuri aya manywa. Ndimo, Imana ishimwe. Aho aherereye, aho mperereye, reka amaboko y'Imana tubeho, amaboko y'Imana natuganze. Aya maboko aherutse kuboneka ku Bayuda bagira ububasha ku banzi babo. Aya maboko yabonetse ku murwayi wari ku kidendezi Petesida, hanyuma aramubyutsa, aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Aya maboko biravuze ngo ajya ahagurutsa umuntu ku kidendezi. Aya maboko ajya akiza umurwayi atitaye ku gihe amaze mu burwayi. Aya maboko yahumuye impumyi Barotoromayo. Aya maboko ajya ahumura impumyi akoresheje icyondo n'amacandwe. Aya maboko niyo ahesha abapfakaza amahoro yo mu mutima. Aya maboko ahesha imfubyi
gukura. Aya maboko aburanira abafite imanza. Aya maboko akiza abarwayi. Heti tarasi enima shedo debo nesi debo enestika zinibini for the syndrome. Biravuze ngo amaboko yawe aje kuzura abantu bari bapfuye bishwe n'ibyaha, aje kuzura abantu bari bapfuye bishwe n'uburwayi bw'uburyo heti dibini wiri siri gidemeni. Ni amaboko y'Imana aje guhoza abantu barira. Lasti dobre eresiri drayi tuta imeni sansoma shando dobene kidemen again. Ni amaboko aje kwambika abambaye ubusa. Ni amaboko aje kugaburira abantu bashonje. Aya maboko aherutse gutubura ife 2 n'imigati 5 ahaza abantu 5,000 abagore n'abana batarimo. Aya maboko yakoze ibintu by'ibutwari mu bukwe Kana, yatubuye vino, yahinduye amazi vino iryoha kuruta iya mbere. Aya maboko ahesha abashomera akazi. Aya maboko yubakira abantu amazu. Aya maboko akura abantu mu bukene. Aya maboko ahindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Amen. Aya maboko niyo yatumye Dawidi ava mu ishyamba amukura mu ntama. Pere sirigide amwicaza ku ntebe y'ubwami. Ni amaboko y'Imana yabikoze, ntabwo ari Yesaya bene wabo. Aya maboko yahinduriye Rusi amateka, abengukwa n'umugabo w'umukire witwa Bowazi. Aya maboko yakuye Morodekayi ku irembo, uwari kumumanika amutegeka kumutambagiza umurwa. Aya maboko niyo yahesheje Yosefu kuba premier ministre. Aya maboko y'Imana umuntu ku cyavu akamwicazanya n'ibikomangoma. Maboko y'Imana yubaka ingo z'abantu zisenyutse. Maboko y'Imana akura abantu mu bushubaziko akabubakira ingo. Maboko y'Imana akiza igisuzuguriro. Maboko y'Imana bahora imbohe muri gereza. Maboko y'Imana yomora inguma abantu babona n'izo batabona. Turasenze ngo amaboko y'Imana abe ku bantu bankurikiye, be ku bantu banteza amatwi. Maboko y'Imana atanga urubyaro. Maboko y'Imana yahaye Elizabeth kubyara Yohana yarihebye. Maboko y'Imana, amen. Maboko y'Imana yuzuye imbaraga, yuzuye imbabazi, yuzuye ubutware, yuzuye ubushobozi. Maboko y'Imana atagaragara ariko akora ibigaragara. Maboko y'Imana adasaza. Maboko y'Imana atananirwa. Maboko y'Imana adacogora. Maboko y'Imana atabura uko abigenza. Maboko y'Imana atabura uko agira. Ndasenze nsengeye umuntu wese unteze amatwi ngo abone inkunga y'amaboko y'Imana. Kandi uwera Nyiringabo, komeza ijambo ryawe wamuvuzeho. Komeza ijambo ryawe wavuze ku muntu nkurikiye, ijambo wagambiriye ku buzima bwe uhereye kera ukageza uyu munsi. Komeza ijambo wavuze ku basore. Komeza ijambo wavuze ku bagabo. Komeza ijambo wavuze ku bakobwa. Komeza ijambo wavuze ku babyeyi. Iri jambo watuvuzeho rirazura. Iri jambo rikiza indwara. Iri jambo ritanga amahoro yo mu mutima. Iri jambo ryunamura abantu bari bahetamishijwe n'imibabaro. Iri jambo rimara umubabaro. Iri jambo rihoza amarira. Iri jambo ritanga ihumure mu mitima. Ndasenze ngo iri jambo ni inkota ityaye abamugi yombi ndetse ni kinubi riramenagura. Ni umuhigi uhiga akavumbura. Iri jambo risanga umuntu wese ahari rimwomore. Iri jambo rimuruhure. Iri jambo rimuha ubutsinzi. Rigira ibintu ritegeka, rikoresha itegeko ry'Imana. Iri tegeko riboneke ku buzima bwe, riboneke ku bukwe bwe bwapfuye buzuke, riboneke ku manza z'abona intsinzi, riboneke ku barwayi, ritegeke bakire. Iri tegeko amen. Iri tegeko ritegeke ku bantu babuze icyerekezo cy'ubuzima babona ubuzima. Iri tegeko ritegeke ku bafite amadeni babona ubwishyu. Iri tegeko ry'Imana ritegeke ku bantu badafite shinge ndetse na rugero babona ubutabazi buturutse mu itegeko ry'ishobora byose. Urakoze, ndagushimiye. Urakoze, ndaguhimbaje. Urakoze, ndakubashye ko imbaraga zawe ziherekeje ndetse iri jambo imbaraga zawe zibonetse ku muntu uriteze amatwi. Imbaraga zawe zimubambiye ihema, zimubereye ubwugamo, zimubereye ihumure. Merutse gusoma ijambo rirambwira ngo uzatura muri twe, uzagendera muri twe, uzaba Imana yacu, tuba ubwoko bwawe. Biravuze ngo utuye mu muntu nteze amatwi. Muri we harimo inzu ubamo, muri we harimo umuhanda ugenderamo. Niyo mpamvu utwegereye kuruta uko imyambaro twambaye itwegereye. Niko umwanditsi w'ijambo yavuze, niko yavuze. Kandi umuririmbyi w'149 yaravuze ngo ingoma zo mu isi zijya zihita zigashira. Aravuga ngo abantu
banga Imana ntibayisenge bazapfa, ntabwo bazibukwa. Biravuze ngo abantu bagisenga bafite amahirwe yo kurama, bafite amahirwe y'ubu buzima. Amen. Kandi uw'169 yaravuze ngo imisozi itararemwa n'isi itarabumbwa, aravuga ngo uhereye kera Imana iri uko yahoze. Bisobanuye ko idasaza ngo yitwaza akabando, bivuze ko itavuga amasigara byicaro, birasobanuye ngo Imana ntibeshya, biravuze ngo ntabwo ishoberwa, biravuze ngo ntibura uko igenza, biravuze ngo Imana ntiyatwihakana, biravuze ngo nubwo turi mu makuba ntiyadutererana, biravuze ngo nubwo turi mu bitugerageza ntiyatwibagirwa, biravuze ngo nubwo turembye ntabwo yatureka mu burwayi, ahubwo igambiriye kutugirira neza kuko imbabazi zayo zingana gutyo, kuko imbabazi zayo niko ziri. Igambiriye kutumara umubabaro, igambiriye kuturengera kuko tuyizeye, kuko tuyikomejeho. Amen. Imana ishimwe. Ngaho tugirire neza, girira neza abantu baneza amatwi, Mwuka Wera w'Imana abaganza abagote, buri muntu wese unteze amatwi uko akwifuza Mwami abari kumugirira. Hari uwabuze lisanse uyimuhe, hari uwabuze akazi ukamuhe, hari urwaye igihe kirekire umukize, hari uwabuze urubyaro umuhe urubyaro, hari uwambaye ubusa umwambika, hari ushonje umugaburire, hari uri guhinga ntiyeze umuhe guhinga yeze, hari uri gucuruza agahomba umubere igishoro kuko ugushoyemo arunguka. Namenye ko uri isambu itarumba, amasambu yose abatuye isi bafite, ni wowe sambu itarumba. Mu masoko yose ari mu isi y'amazi ni wowe soko y'ubugingo. Amen. Mu mbuto zose ziri mu isi uri umuzabibu w'ukuri, hanyuma natwe turi amashami, data niwe nyirawo, niwe uwuhirira. Ndasenze nsengeye buri muntu wese uneze amatwi ngo umuramburire amaboko yawe, umuhe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzazira gutwara itorero. Ngaho tugirire neza, imbabazi zawe zitwomeho, bwiza bwe butubeho, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndabashimiye abantu mukomeje gukora subscribe ndetse mukampa comment, mukanyereka ko mwishimiye ijambo ry'Imana natambukije ku Gushima TV. Imana data wa twese ibahe umugisha. Shimiye abantu bakomeje gukora share, bakomeje gusangiza ibiganiro byacu inshuti zabo. Ndabashimiye abantu bakomeje gukora like. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo rero rifite intego ivuga ngo Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Kandi Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Yesu aracyakora. Urabona nubwo ni byinshi ariko Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Reka dusome Mariko, turasoma ibice byaho 5 twumve uko havuze. Haravuze ngo aragenda 24 ibice 5 24. Haravuze ngo aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari uri mu mugongo, wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bakamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza, aca mu bantu amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Nuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barabyigana, abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Bararanganyamwo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko ye azi ikimubayeho, araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Hano mpise nkuramo n'irindi jambo rivuga ngo Yesu ntacyo ahishwa. Yesu ntacyo ahishwa. Yesu ntacyo ahishwa, kandi Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu ntacyo ahishwa. Yesu ntacyo ahishwa. Ngewe ushobora kumpisha bigakunda, ushobora guhisha perezida wa korali bigakunda, ushobora guhisha abaturanyi bigakunda, ariko Yesu ntacyo ahishwa. Yesu ntacyo ahishwa. Buriya twigeze gusenga, Imana iratubwira ngo hari abantu bajya bayibeshya ko bakijijwe, nayo ikababeshya ko bazajya mu ijuru. Nasomye Zaburi ya 25 ejo bundi Dawudi yayivuzeho, aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, ngo muri bo nta muntu uzakorwa n'isoni,
ngo keretse abantu bava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu abikorera rimwe, kandi Yesu ntacyo ahishwa, Yesu ntacyo ahishwa, Yesu ntacyo ahishwa. Uyu ni umugore wari umaze imyaka 12 afite uburwayi, yari yararwaye indwara yo kuva, indwara yo kuva. Ni uburwayi bukomeye cyane, ni uburwayi bubi, ni uburwayi bubabaza, ni uburwayi bubabaza. Uyu mwanya umuntu nteza amatwi ari umuntu w'igitsina gore, ari umukobwa cyangwa ari umugore arabwumva, n'abagabo murabwumva, abaganga bo babwumva kundusha. Uburwayi bwo kuva ni uburwayi bubi. Ntabwo yari yararwaye umwaka umwe, yari yararwaye imyaka 2. Birashoboka ko yarwaye byaje mu kwezi kumwe nk'uko bijya bimera bisanzwe, biza mu mezi 2, biza mu mezi 5, arivuza, bifata umwaka, arivuza, bifata 2, arivuza, bifata 5, arivuza, bifata 7, arivuza. Ndetse abo bavuzi bose uyu mugore yaciyemo, Bibiliya igaragaza ko yabahaga ingemu, yabahaga ibiguzi, yabahaga ibiguzi byo kugira ngo bamuvure, barwane ku buzima bwe. Umuntu wese yarwaye abashaka ko yakira. Umwanditsi w'imigani Salomo yaravuze, arandika aravuga ngo umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye. Aravuga ngo ariko umutima wihebye mbese ninde wawihanganira? Iyo umuntu arwaye, umutima we ufite kwihangana biramukomeza mu burwayi. Ariko iyo umutima wihebye, ahora yumva ko nubwo bwije butari buke, nubwo bukeye butari bwire, ahora yumva ko imyaka amaze mu burwayi byarangiye atagikize. Ariko nkuzaniye amakuru, nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Yesu abikorera rimwe, Yesu abikorera rimwe. Amen. Hanyuma Yesu ngo umunsi umwe agiye mu isinagogi, arimo agenda, Yesu ngo akize umugore umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Umunsi umwe Yesu ngo ari aho hantu, arimo agenda mu bwato, ngo asubira hakurya, ndetse ngo abantu benshi bateranira ahantu ari. Yesu ibintu yakoreye mu isinagogi yanabikoreyeho abantu benshi bateraniye. Abantu banyumve neza, nabwo Yesu akorera ibitangaza mu rusengero gusa, n'ahantu uryamye Yesu yahakorera ibitangaza. Gereza ufungiyemo Yesu yagukoreramo ibitangaza, igihugu urimo Yesu yagusanga akagukoreramo ibitangaza. Nubwo utabona umwanya wo guterana w'amateraniro, utabona wa mwanya wo gusenga, wo kurara amajoro usenga, ahantu hose Yesu ari yagukorera igitangaza, kuko byose ashoboye kubikorera rimwe. Yesu rero ngo akigenda, haza umutware w'abasirikare yitwaga Yayiro. Yayiro ngo araza mwikubita imbere. Yayiro yari umujenerali, yari ayoboye abasirikare, yari umutware w'abasirikare. Ngo araza yikubita Yesu imbere, aramubwira ngo mwigisha, narinje kukubwira ko akana kanjye k'agakobwa k'ikinege kararwaye, kararembye. Ndi ku ijambo rivuga ngo Yesu abikorera rimwe, kandi Yesu ntacyo ahishwa. Yesu abikorera rimwe kandi nta kintu ahishwa. Hanyuma ngo amwikubita imbere, aramuganyira. Yayiro yagiranye ikiganiro na Yesu, aramubwira ngo jyewe mfite abasirikare nyoboye, njyewe mfite abo ntegeka. Iyo ntegetse ngo ikiba gikore baragikora. Biravuze ngo Yayiro afata urugendo akajya kureba Yesu, yari yizeye ubushobozi buri muri Yesu. Ndagira ngo wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye, wongere ugirire Yesu icyizere, kuko uko yari ari ejo na n'uyu munsi niko ari. Ntabwo asaza ngo yitwaza akabando, ntabwo avuga amasigara byicaro. Reka mbabwire, Yesu ntabwo anegurizwa izuru, Yesu ntabwo areba akavukire, Yesu ntabwo areba aho umuntu akomoka, Yesu ntabwo yitaye ku gihe umaze mu burwayi, ntabwo yitaye ku gihe umaze mu manza. Yesu naza kukuburanira ntabwo azabyitaho. Yesu naza kugukura ku gisasiro ntabwo yitaye ku gihe umaze ku gisasiro. Yesu ntabwo yitaye ku myaka umaze mu bukumi bwawe. Naza kuguha umugabo, azamuguha umugabo atitaye ku gihe umaze mu bukumi. Yesu ntiyitaye ku gihe umaze mu bushomeri. Naza kuguha akazi, azakumara umubabaro w'igihe umaze mu bushomeri. Ntazakubaza ngo umaze imyaka ingahe mu bushomeri. Reka mbahe, hari impumyi ngo baherutse gucaho, hanyuma ngo imenya ko ari Yesu w'i Nazareti, ngo irataka cyane, iravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu ngo bagerageza kuyicyaha, barayicecekesha.
ushobora kuba ufite abantu bagucyashye, baravuze ngo igihe wahereye wivuza abo bantu baragucyashye. Ushobora kuba ufite abantu bagucyashye, baravuze ngo umaze gusaza ntuzabona umugabo. Ushobora kuba ufite abantu bagucyashye mu manza urimo. Ushobora kuba ufite abantu bagucyashye baravuga ngo imyaka umaze mu bukode ntuzabona inzu. Ushobora kuba ufite abantu bagucyashye baravuga ngo imyaka umaze ku ntebe y'ishuri ntuzabona diplome. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu abikorera rimwe, kandi yaje kubikora ntabwo yita ku mubabaro umazemo igihe, ntabwo yita ku gihe umaze ubabaye. We akora ikimuzanye kuko aza neza. Amen. Mutekereze ko Yesu aza kugutabara atabajije rangwa idamuturanye. Mutekereze ko Yesu atabara atabajije ubusobanuro. Mutekereze ko Yesu ari we wenyine utabara atarebye kavukire y'umuntu. Hanyuma ngo abantu barayicyahiye impumyi kuko Yesu abikorera rimwe, ngo ahita ahagarara arababwira ngo nimumuzane. Baramuzana. Iyi mpumyi bayigejeje imbere ya Yesu igirana ikiganiro na Yesu. Ndagira ngo ubanze ugirane na Yesu ikiganiro. Hanyuma kandi iyi mpumyi yatakiye Yesu imwizeyemo ubushobozi. Icyo ni icya mbere. Yari imwizeyemo ubutware. Kabiri, yari imwizeyemo ko yamukiza. Iyi mpumyi yari yizeye ubushobozi buri muri Yesu, ubutware buri muri Yesu, gukomera kuri muri Yesu. Yesu ngo arayibaza ngo nkugirire nte? Ngo impumyi iramubwira iti ndashaka guhumuka. Yesu ngo atoba kondo n'amacandwe kubera ko abikorera rimwe. Hanyuma ngo ahumuriye impumyi. Mu bisanzwe icyondo n'amacandwe biratokoza, ariko Yesu yaje kubikorera rimwe akura ibintu bishoboka mu bidashoboka. Mbese ibintu abantu babona ko bicitse Yesu we arabidoda bikabaho. Ibintu babona bidahari Yesu we arabirema bikabaho. Ibintu babona birangiye Yesu arabitangira. Ibintu abantu babona bidafite ishusho Yesu arabifata akabihereza ishusho kubera ko abikorera rimwe. Hanyuma Yayiro ngo amwikubita imbere. Mbibutse ko Yayiro yari yakoze urugendo rwo kureba Yesu. Amugeze imbere bagirana ikiganiro. Aramubwira ngo jyewe Yayiro, iyo ntegetse umwe mu basirikare imbere y'umuyobozi baranyumvira. Ntago bajya bareka kunyumvira, ntago bajya banyirengagiza, ntago bajya bareka gukora ibyo mbategetse gukora. None mwigisha, hari ikintu nshaka gusaba, tegeka. Ndabizi ko nuramuka utegetse biravuze ngo Yayiro yarazi gutegeka kuri muri Yesu. Ndagira ngo ahantu uherereye wowe unkurikiye, wowe turi kumwe, utekereze ko wibuke ko muri Yesu harimo gutegeka. Yarazi ko muri Yesu harimo gutegeka. Aramubwira ngo ndagira ngo utegeke. Tegeka. Nutegeka gutegeka kwawe kuragera ku mwana wanjye w'icinege akire. Hanyuma Yayiro ngo akiganira na Yesu. Birashoboka ko waganiriye na Yesu bigatinda. Mwaganiriye mu y'itatu ubona ntabwo Yesu ategetse. Muganirira mu y'iminsi ibiri ubona ntabwo ategetse. Muganirira kanyarira, muganirira ku marembo y'ijuru, muganirira prayer mountain ubona Yesu ntabwo ategetse. Birashoboka ko hari n'intumwa zakuzaniye amakuru zirakubwira ngo rekeraho gusenga. Igihe wasengeye bikumariye iki? Ariko reka nkubwire Yesu abikorera rimwe. Ntabwo yitaye ku ntumwa zizanye amakuru. Ngo Yayiro akiganira na Yesu, haza inkuru izanywe n'umwe mu basirikare be. Iramubwira ngo wirushya umwigisha kuko umukobwa wawe yamaze gupfa. Ariko Yesu ngo yitegereje Yayiro abona hari ibintu bibiri cyangwa bitatu biri muri Yayiro. Icambere abona Yayiro yagize umuhate wo kuza aho Yesu ari. Ndagira ngo wowe unteze amatwi, nubwo ufite ibintu bikugarije ntutakaze umuhate wo kuza aho Yesu ari. Gira umuhate wo kuza aho Yesu ari. Bizamutera kubikorera rimwe, bizamutera kubikemurira rimwe. Yesu yitegereza Yayiro abona yagize umuhate wo kuza aho ari. Kabiri abona Yayiro yagize kwizera, yizeye ubushobozi buri muri Kristo, buri muri Yesu, buri muri Mesiya. Gatatu abona Yayiro yagiriye icyizere Yesu, mbega yamuhaye icyubahiro. Hanyuma ngo bakiraho urumva hari abantu benshi, haza umugore nawe wumvisha inkuru za Yesu nk'uko nawe wumvisha Yesu ngo yazuye Lazaro ejo bundi. Uyu mugore yari yarumvisha inkuru za Yesu zitari impapirano, yari yarumvisha
kumvisha inkuru za Yesu zitari ibinyoma, zifite ibimenyetso. Yaraherutse kumva Yesu ibyo yakoreye i Betaniya, amenya ko yazuye Lazaro amaze kane mu gituro. Uyu mugore yari yaramenye neza ko Yesu adashoboye kuzura abamaze kane mu gituro gusa, ahubwo ashoboye no guhaza abantu ibihumbi birenga 5 akoresheje ifi 2 n'imigati 5. Uyu mugore yari yaramenye ko Yesu abasha guhumura impumyi akoresheje icyondo n'amacandwe, akayohereza mu kidendezi Sorowamu kwiyuhagira. Yesu yari yaramenye neza ko niyo abishatse, uyu mugore yari yaramenye neza ko Yesu yabishatse ategeka akora impumyi ku maso ye, yayo igahumuka. Yesu yari yaramenye neza ko yinjiye kwa Simoni nyirabukwe arwaye ubuganga agahita abyuka kuko Yesu yahageze. Yari yaramenye ko Yesu adakiza indwara gusa, ahubwo ababarira n'ibyaha. Uyu mugore ngo afata urugendo, niba yarateze indege ntabwo twabimenya, ariko ngo yakoze urugendo rurerure ajya aho Yesu ari, agira umuhati wo kuza aho Yesu ari. Hanyuma ngo ahageze agira ikibazo cy'abantu benshi, ariko kwizera n'umuhati byari biri muri uno mugore bimusunikira kubyigana. Arabyigana. Ndagira ngo aho uri ubyigane ukore kuri Yesu. Ndagira ngo aho uri ubyigane ukore kuri Yesu, utitaye ku gihe umaze mu bibazo urimo, utitaye ku gihe umaze mu ntambara urimo, utitaye ku gihe umaze mu madeni, utitaye ko banki iri buze kugutereza cyamunara, utitaye ko umaze imyaka myinshi mu bukumi cyangwa mu busore, utitaye ko abarozi bamaze igihe bakuroga, utitaye ko amadeni, utitaye ko bakuroza inyatsi, utitaye ku gihe umaze mu burwayi, utitaye ku gihe imiryango imaze kwanze, ndakwingingira muri Kristo byigana ukore kuri Yesu. Byigana ukore kuri Kristo. Dawidi yaravuze ejo bundi aravuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo w'umutabazi, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Kandi bene Kora baravuze ngo hahirwa abantu baba mu nzu y'Imana, ngo abasha kuyishima ubudasiba. Ni ukuri ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Uyu mugore ngo abona nta kindi gisubizo afite, nta yandi mahitamo afite, ngo arabyigana. Mbibutse ko yayirakira aho intumwa imuzaniye ubutumwa bw'uko umukobwa we yapfuye iracyahari. Arabyigana. Ngo amaze kubyigana, ariko mwari muzi ko Yesu yari aherutse guhura n'umupfakazi w'Inayini. Iri jambo ry'umupfakazi w'Inayini nzarigarukaho. Ngo amenya neza ko uyu mupfakazi abantu bagiye kugabanya ubutunzi bwe nibava kumushingurira umwana, kuko niwo wari umuco w'Abayuda. Iyo baga warashatse umugabo mu Bayuda mukabyarana umwana umwe, umugabo agapfa, wa mwana nawe akaza gupfa, umuryango warakwirukanaga, warakumeneshaga. Hanyuma Yesu ngo ahageze, yari mu rugendo yigendera, ariko abona bikoreye ikiriba bagiye gushingura. Ahageze amenya asubikuru abaretse kugenda, arahagarara ngo ahagarika n'abikoreye ikiriba, kuko afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Ibibazo ufite by'urusobe, Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Intambara uri kurwana nazo zikwisukiranyaho, Yesu afite ubushobozi bwo kuzikemurira rimwe, bwo kuzirwanira rimwe. Aho nabereye nta ntambara nigeze mbona Yesu yarwanye ngo atsindwe, nta ntambara nabonye Yesu yarwanye ngo imutsinde. Yesu ararwana akanesha. Yesu ni intwari mu ntambara. Yesu mu bami ni umwami w'abami. Yesu ni umugaba w'ingabo. Yesu ni rudatetereza abamwisunze urugamba rugeze mu mahina. Yesu niwe Yohana yavuzeho aravuga ngo iyo akinguye nta muntu ukinga, niyo akinze nta muntu ukingura. Yesu ni ibuye rizima ryanzwe n'abantu, kandi Yesu ni urutare. Iyo umuntu amwubatse warakomera, bitandukanye no kubaka ku musenyi. Hanyuma ngo umugore arabyigana. Ntabwo nzi iminsi umaze ubyigana, ariko uyu mugore yari afite umuhati muri we, niko nababwiye. Yari afite kwizera Yesu, yari afite no kudacika intege. Ushobora kuba umaze igihe ubyigana kugira ngo ukore kuri Yesu, ariko hari amajwi yaguciye intege. Uyu mugore yirinze gucibwa intege y'amajwi y'abantu barimo baraho barimo babyiganiraho. Arabyigana ngo aravuga ati, jyewe nubwo atankoraho, nubwo atandeba mu maso,
maso, nkakora ku nshunda z'imyenda yambaye, nkakora ku myenda ye. Ndazi ko imbaraga ziri muri Kristo, ziri muri Yesu zankiza. Ngo agize amahirwe abona koza ku nshunda z'ikanzu ye. Kandi uyu mugore ntabwo yavaga bimwe abantu bazi, aho yanyuraga hose yaravaga amaraso akagenda ahakoze umurongo. Kandi uyu mugore yavaga amaraso yamukomokagamo yabaga afite umunuko, yabaga ari amaraso ahumanye. Uyu mugore yari yarahindutse umweru, uruhu rwe rwari rwarahindanye. Ariko umunsi akora ku nshunda za Yesu, umunsi imbaraga ziri muri Yesu zimuzaho agakira, uyu mugore yasubiranye ubuzima. Biravuze ngo gukora kuri Yesu, guhura na Yesu akabikorera rimwe, hari ikindi kintu birema mu buzima bw'umuntu. Ngo akimara gukora ku nshunda ze, uyu mugore ngo yahise yumva icyago cye gikize, yumva amaraso arakamye, yumva uburwayi bwe burakiza, yumva intege nke yari afite z'umubiri zirahunze, haje imbaraga. Yesu nawe ngo ahita amenya ko hari imbaraga zimuvuyemo. Abaza ba Petero na ba Yohana na ba Simoni, arababaza ngo ninde unkoze, abaza abigishwa, abaza abantu bari aho bari kumubyiga. Mbibutse ko mushobora gusenga muri abantu 10 ukabyigana ugakora kuri Yesu, Yesu akagusubiza mbere ya ba bantu mwasenganye. Ntabwo ibyo ari igitangaza. Aha hantu bari benshi bose bari bazinduwe no kuza kureba Yesu. Hanyuma ngo arangije, ngo uyu mugore, ngo Yesu aravuga ngo ninde unkozeho. Uyu mugore ngo yitegereje Yesu, ngo abona ntahahishwa. Yesu ndagira ngo ngubwire ko nta hantu ahishwa. Kwa muganga byabayobera, scanner bikanga, MRI bikanga, abadogiteri bikanga, abanyabwenge bikanga, imiryango bikanga, inshuti bikanga. Ariko Yesu nta hantu ahishwa. Yesu nta hantu atareba, ijisho rye rirareba rigahinguranya. Yesu nuko ngo bararanganyamo amaso. Wa mugore amenya ko Yesu ntahahishwa. Amaze kumenya ko ntahahishwa, ngo amwikubita imbere. Amaze kumwikubita imbere, ndashaka kubabwira ibintu 2 cyangwa 3 Yesu yabwiye uyu mugore. Yaramubwiye icyambere, aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Yesu yise uyu mugore umwana we. Biravuze ngo Yesu iyo amaze kugukiza, iyo umaze gukira, iyo Yesu uhuye na Yesu akwita umwana we. Iyo niyo gift ya mbere aguha, ni impano ya mbere aguha. Arangije aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Yesu ahamiriza kwizera kwawe iyo mwahuye. 2, hanyuma amubabarira n'ibyaha. Yesu iyo muhuye agukiza indwara z'umubiri, akagukiza n'iz'ubugingo. Agukiza indwara za kunyaga umubiri, akagukiza n'indwara za kunyaga ubugingo. Tugiye gusenga, tubwire Yesu ubasha kubikorera rimwe. Tubwire Yesu utagira ahahishwa. Tubwire Yesu utabura uko agenza. Tubwire Yesu udashirirwa. Tubwire Yesu agatabarukana intsinzi. Tumubwire ngo ngwino mu ruhande rwacu, mutumire. Urumva neza, byigana umukoreho, gira umuhate wo kujya ahantu Yesu ari. Kandi Yesu abera hose icyarimwe. Yesu umuririmbyi wa 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure, ngo atambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo umutima w'umuntu ngo ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Aravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga, ntabwo kuza ahantu Yesu ari bisaba imyaka, ntabwo bisaba igihe, ngo ntabwo azagira ubwo bazafashwa no gusenga. Hanyuma kandi yaravuze mu gitero cya nyuma, yaravuze ngo kandi ntitwibagirwe yuko ahantu hose tujya gusenga kwacu kugera ku Mana. Ndagushimiye we twatangiranye ikiganiro, ndagushimiye we dusangiye ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusengane Imana, tugire umuhate wo kujya aho Yesu ari, afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Ibyo yakoreye umupfakazi w'Inayini nibyo yakoreye wa mugore umaze imyaka 18 yarafite dayimoni yamuhetamishije umugongo. Yesu afite ubushobozi bwo kubikorera rimwe. Uwo munsi akiza abarwayi, ndetse akahagurutsa ibirema, agahumura impumyi, agakiza abanyunyutse, agakiza abantu bafite ubumuga bwo kutavuga. Ariko ashoboye no kugaburira abantu. Byose Yesu arabishoboye. Turagushimiye Yesu, urashoboye. Uri rurangiza rwa burundu, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri bendera ry'abantu bagufite. Abantu bakwizeye ntabwo bazakorwa n'isoni. Warapfuye ntabwo uzongera gupfa, warazutse wicaye iburyo bw'Imana. Biravuze ngo watsinze urupfu, watsinze Satani, watsinze byose, waranesheje. Wambaye ubutware, wambaye icyubahiro, wambaye gukomera, urabyikwije. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe.
amen. Kandi wicara mu ijuru ukarambiriza mu isi, kandi uzatura muri twe, uzagendera muri twe. Ejo bundi waravuze ngo ntiduhagarike imitima, tukwizere, twizere na data. Uravuga ngo ugiye kudutegurira aho tuzaba. Uravuga ngo yaba nta mazi ari y'ubusizi ubitumenyesheje. Uratubwira ngo ntudusize nk'imfubyi, ahubwo twoherereje umufasha ari we Mwuka Wera. Sengera umuntu wese unteze amatwi kugira ngo umugirire neza, imbaraga zabo zimugote, ubutware n'ubushobozi by'Imana bimugaragareho. Endi ngabo ntoya nini wimira ibimugenza, urwanya ibimurwanya, ufate mira ibimuhagurukiye, muremere ikimenyetso cy'ibyiza, agize umuhate wo kuza aho uri, uhaze kwifuza kwe, muramburire ukuboko kwawe, imbaraga ziri muri wowe zikora iby'ubutwari ku buzima bwe. Mbisenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Abantu bifuza kumvugisha 0788 900 552 0788 900 552. Mbasaba gukora subscribe ndetse mukampa na comment, mugakora share ndetse mukampa na like. Ni inkunga yanyu ikomeye cyane. Yesu abaha umugisha. Murakoze. Shalom.